Wowe ushaka kwiga amasomo y'ubuzima, ngwino ujye ubana natwe mu dufilime twacu twa buri munsi, turimo inyigisho nziza kandi inyigisho zubaka. Dutangiranye n'abana b'abakobwa babiri, umwe yari ari imbere yambaye agakanzu keza, gusa mugenzi we uri inyuma ye hari ibyo arimo kugenda amusiga ku kibuno, undi nawe ntabwo abizi. Gusa hari umwana w'umusore wari uri aho ngaho ahagaze ari kubireba byose, nubwo yari ari kuri telefone ariko yari abibonye. Yabwiye uwo bari bari kuvugana ati buretse gatoya ndaje. Uyu musore tumwite Paul, naho uwo basize biriya bintu bitukura yitwa Melissa, uwo bimusize yitwa Debra. Arangije umusore yarebye cya gicupa, amaze kukireba yahise aza hano batwereka yinjiye muri ofisi imwe, ati wowe mpereza iyo myenda. Amajije kumubwira ngo nayimuhereze, yatangiye gukuramo ibyo yari yambaye nta kujijinganya. Bahise basa nkaho bajya guhinduranya imyenda, yahise akurura icyo yari ari gukoresha amasuku, rakirete. Arangije arambwira ati mpindurira vuba vuba. Arangije batweretse yamaze kwambara isarubeti arimo gukora nk'umukirina w'aha ngaha. Arangije ba bakobwa nibwo bari bakihagera kuko we yaje yihuta mbere yabo, bose bahagereye icyarimwe. Melissa yarebye Debra ati none se nawe waje gusaba akazi? Melissa akomeza kumubwira ati ntabwo nari nzi ko twahurira aha ngaha, ariko ndabyishimiye cyane. Njyewe nari nazanye n'impano yo guhereza bosi wanjye, mu gihe ampaye akazi rwose ndamushimira cyane, kuko ubushomeri bumeze nabi hano hanze. Si wumva umwana w'umutima uzi no gushimira abayobozi be mu gihe hari icyo bamuhaye. Melissa yahise ahereza Debra ya mpano, arambwira ati noneho ubwo nkubonye rwose urabizi twariganye kandi twari n'inshuti, akiriye impano nyikwihere, nawe wari inshuti yanjye nziza. Ubwo bosi nampa akazi nzamushakira indi. Ako kanya bakomeje kubaza wa mukirina ati ese abantu baje gukora interview barajya hehe, barinjirira hehe? Arangije arabereka. Melissa yahise akurikira Debra, gusa bya bintu bamusize ku kibuno biracyariho kandi birasa nabi cyane. Uyu ni wa musore twabonye wari uri hanze wabibonye byose. Yakomeje kuza, twabonye ari guhinduranya imyenda cyangwa se imyenda y'amasuku n'undi muntu wari urimo kuyakora. Ako kanya Paul yakojeje umukubuzo cyangwa se rakirete kuri Debra. Debra amubwira nabi cyane, atangira kumubwira ati ese waba uzi amafaranga izino nkweto zihagaze, urinda uncishaho iyo myanda yawe? Ariko Melissa aramubwira ati hangane, uyu ni inshuti yanjye, ariko umubabarire ibyo akubwiye ntubitindeho cyane. Ariko Debra aramubwira ati ariko se ibyo ngibyo urimo ni ibiki? Ubu aka kanya twiganye uranyibagiwe? Arangije atangira kubwira Paul ati va hano ugende vuba. Nta kindi cyabaye, yahise agenda. Melissa na Debra basigara baganira ati ubu ngubu nanjye naje gusaba akazi, kandi ureke dushyire hamwe kano kazi tukabone. Ariko niyo nakabona cyangwa wowe ukakabona, nizere yuko tuzakomeza tukibera inshuti ubwo twongeye guhura, kandi ndamutse nkabonye nzagushakiramo umwanya nawe hano, cyangwa se nawe nukabona nawe uzanshakiremo umwanya hano, tubyumvikaneho. Barangije bamaze gusa nk'aho babyumvikana, ako kanya wa mukirina yaragarutse Paul ati muze hariya muri ofisi boss arabashaka. Agihaguruka Debra ahita amubwira ati oya ntabwo mbyumva, ese ibi ni ibiki bikubayeho? Mana yanjye ntabwo bishoboka, uzi ukuntu usa? Melissa ati ese ni ibiki bimbayeho? Ati reba ukuntu wabaye. Arangije Melissa ubwoba bwaramwishe ati ese ko nta rindi muri ibi bihe byagenze gute? Ndumva bitunguranye pe. Birangije Debra atangira kwegera Melissa aramubwira ati ibi bintu birasa nabi,
ntabwo wajya gukora interview y'akazi cyangwa se gukora ibizamini by'akazi usa gutyo, byahita bigaragara nabi cyane kandi byatuma ugira n'isura mbi imbere y'abayobozi. Rero bibaye byiza wabyihorera, reka mbanzeyo, njyewe nimbona akazi nzakubwira kandi nawe nzagufasha ubashe kubona akazi hano. Nuko nguko yesikorutse mugenzi we, arangije aramusiga ahita atwara na ya mpano yamuhaye. Umwana w'umukobwa byaramuyobeye, Melissa agahinda karamwica. Agiye kugenda, wa mukirina Paul yahise amubwira ati hoya buretse gatoya, buretse kugenda. Melissa ati ese ndaguma hano nkora iki, ko n'ubundi icyo naje gushaka bisa nkaho nkibuze. Paul ahita amubwira ati hoya reka nze nguhereze ikintu wicareho basi utegereze, wenda ababosi bashobora kuza hano ukababwira ibyakubayeho hanyuma tukumva uko bigenda, ndagufasha. Ako kanya Paul yahise atoragura igipapuro cyari kiri aho hasi ati akira gishyira aho ngaho mu ntebe ube wicaye dutegereze wenda baza kuguhamagara. Birangije Melissa nta kindi yakoze, yumviye ibyo mugenzi we amubwiye. Arangije Paul nawe yahise yicara aho ngaho aramubwira ati ntawamenya, wenda bashobora kuvuga ko bashaka abakozi babiri kandi icyo nzi cyo wagira amahirwe. Ati ariko nta nubwo nagusuhuje, reka mbanze nkusuhuze, nitwa Paul. Aramwibwira ati nanjye nitwa Melissa ariko ndababaye cyane pe. Ako kanya batweretse muri ofisi, Deborah yatangiye gutanga ibimuranga cyangwa se imyirondoro yiwe ayihereza boss. Boss arafungura kugira ngo atangire arebe, nyamara uyu nguyu tubona nka boss hano twebwe twabonye ari guhinduranya imyenda n'uriya Paul uri kumwe na Melissa. Ako kanya Deborah yatangiye guhaguruka agenda yegera boss, amwaka na za dokima yaramuhaye azikubita hasi. Aramubwira ati rero njyewe rwose ntungireho ikibazo, ndi umukobwa mwiza kandi ndashoboye, ikirenze n'ibyo si akazi konyine nshoboye, n'ibindi byose nta kintu uzamburana. Nuko yahise yanjama boss atangira kumusoma. Bongera kutwereka Melissa na Paul nabo bari hano bategereje, gusa uko bategereje bakomeje kwiganirira. Paul aramubwira ati se wanyereka mu byo wari wazanye cyangwa se ibikuranga? Melissa yarabimuhereje, Paul atangira kugenda areba acishamo amaso, akajya amubwira ati burya uri n'umuhanga, impamyabumenyi yawe iriho amanota angana gutya yose, mu bigaragara akazi washoboraga no kuba wagatsindira, amahirwe menshi wari uyafite pe. Melissa ati none se nturebe uko bingendekeye? Bingendekeye nabi rwose, ntabwo ari uku nguku nari nabyiteguye, numvaga ngiye kubona akazi hano ubuzima bwanjye bugahinduka. Paul aramubwira ati humura, amahirwe iyo ari ayawe, nemeranya n'umutima wanjye ko ushobora gutsindira kano kazi. Amahirwe ntago ajya asimbuka nyirayo. Hari uwasohotse arimo kwihanagura ku munwa ababwira ati ubu akazi ndagatsindiye, akazi ndagatsindiye. Ako kanya arababwira ati rero wowe wa mukozi we wowe ukora amasuku hano, nkimara kubona akazi nzahita nkwirukana, ukuntu wanyandurije inkweto. Arangije Melissa aramubaza ati nizere ko uzamfasha nanjye nkabona akazi. Deborah aramubwira ati ibyo ngibyo byibagirwe, njyewe nkuha akazi, ahubwo aka kanya nubwo batarabyemeza neza nkubure rwose, urabizi neza ko ntaguha akazi, umuntu nkawe nta kazi nakwihera rwose. Arangije ako kanya ahita abwira ati boss erega babwire yuko akazi nakabonye, babwire. Arangije arabareba arababwira ati boss uyu mukozi rwose
ntiwirirwe umuha akazi kuko nsanze nta na kimwe yujuje usibye imico mibi gusa. Birangije bahita batangira kumubwira ati ninde wise bosi, none se ntabwo ari we bosi? Undi nawe aramubwira ati nizere ko ibyo urimo ari imikino, uvugishije ukuri ntabwo ari we bosi. Undi aramubwira ati hoya bosi ni uriya. Bose byarabayobeye. Melissa aravuga ati ese burya ni we bosi? None se uriya yari yicaye muri ofisi kubera iki? Melissa bose na Debora bahise bumirwa batangira kuganira. Undi nawe aramubwira ati njyewe rero impamvu nabikoze nari ndi hariya ku muhanda mpagaze ntegereje kuza hano mu kazi, ngiye kubona mbona uno mukobwa ari kugusiga ibintu ku ikanzu yawe. Debora ati utambeshyera. Arangije ahita yumva ko bamuvumbuye, yakubise hasi ibyo yari afite ahita yirukanka. Arangije akibikubita hasi, Melissa yagiye ajya gutora ibye, ya kado yari yamuhaye aramukurikira kubera ko yabonaga mugenzi we asebye cyane. Yari yamajije kuryamana n'umukirina, ntabwo yabyumvaga, azi ko ari we bosi. Melissa aramubwira ati basi wigira agahinda, akira impano nari naguhaye n'ubundi uyitware, akira n'ibyawe njye nta kibazo mbifiteho. Melissa yikuyeho ya mpano aramubwira ati akira yitware. Undi arayifata n'umujinya mwinshi, arangije aramubwira ati ariko nturakare, ntiwigirire nabi pe. Yahise apfundura ya mpano. Amaze kuyipfundura yasanzemo udufoto twabo kera bakiri inshuti bakigana. Arangije Debora aramubwira ati ese ibingibi uba urimo kunyibutsa ni ibiki? Ibingibi uba urimo kunyibutsa ni ibiki? Ese ubundi wabwiwe n'iki ko turi buhurire hano? Undi aramubwira ati nari mbizi kubera yuko naje gusoma abantu bose bari basabye kuzaza gukora ikizamini cya nyuma, nawe nakubonyemo niyo mpamvu, kandi njyewe nzirikana ubucuti bwacu, ndabuzirikana kandi mbuha n'agaciro. Wowe reba nimba utabikunda cyangwa se nimba utabiha agaciro, njyewe nubaha ubucuti bwacu bwanjye nawe. Undi yarabifashe ahita abijugunya aho ngaho, arangije aranigendera. Amajije kugenda, Melissa nta kindi cyabaye, yaraje arunama gake gake aterura impano ye. Amajije kuyiterura batwereka Paul agarutse kumureba. Aramubwira ati ese bigenze gute? Inshuti yawe yagiye, ariko uriya ntabwo ari inshuti nziza, ntukongere no kumugira inshuti yawe. Umuntu utifuza ko wakora cyangwa se watera imbere, wabona akazi keza nk'abandi, ntabwo ari inshuti yawe. Rero ikindi nakubwira, ubu ngubu ni wowe wabonye akazi hano, ngwino tugende nkwereke. Mbibutse ko uyu nguyu ni bosi wari wigize umuntu ukora amasuku hano. Batwereka hashize amezi 2 batweretse Melissa ari muri ofisi yicaye arimo arakora akazi. Haje uwari ukomanze aramubwira ati injira. Undi aramubwira ati mabuja, hari umuntu hano hanze washakaga kwinjira, yagushakaga. Undi nawe aramubwira ati nta kibazo, genda umubwire yinjire. Bisa nkaho uyu nguyu ari sekreteri we. Undi nawe kumbi nta wundi ni Debora. Debora niwe ushaka kuvugisha cyangwa se ushaka kuza muri ofisi kwa Melissa. Ako kanya bakomeje kutwereka yicaye ariko afite ubwoba bwinshi. Wa musekreteri yaraje aramubwira ati ngwino ugende ujye kumureba nta kibazo. Ngwino mabuja wanjye arambwiye ngo winjire muvugane. Melissa yatangiye gutekereza uwo ari we, ariko
nta kujijinganya yaraje arinjira. Akimara kwinjira yarebye imbere aramubwira ati urakoze, none se uriya niwe mabuja wawe? Undi ati yego. Yahise abona ari Melissa wa wundi yakoreye bya bindi byose, niwe yaje kwaka akazi. Arangije aramubwira ati wigenda, ngwino wigira ubwoba. Undi aramubwira ati hoya, njyewe nicare hano? Uranyemereye nicare koko n'ibintu byose nagukoreye? Undi aramubwira ati icara nta kibazo, njyewe nemera yuko inabi ishobora kwishyurwa ineza. Arangije aramubwira ati icara rwose. Melissa yaramweretse yuko atamukorera nk'ibyo yamukoreye. Arangije amaze kwicara aramubwira ati sinzi icyo nakubwira, ariko njyewe nje hano narinje kugusaba akazi pe. Ubukene bumeze nabi, ubuzima bwakomeje kwanga, ariko sinzi aho ndi buhere. Mbere na mbere mbanje kugusaba imbabazi z'ibyo nagukoreye byose. Ntago nakubereye inshuti nziza, kandi guhera tukiri batoya tukigana twari inshuti, ariko nyuma yaho naje kugenda nkubera inshuti mbi. Melissa ati ibyo ntubigireho ikibazo, ubuzima bugenda buhinduka, ariko twebwe icyo tuba dusabwa ni ukudahindukana nabwo, cyangwa se ngo imitima yacu ihinduke kubera ibyo turimo kunyuramo cyangwa se turi kubamo. Melissa yakomeje kumwereka umutima mwiza kandi umutima udasanzwe. Deborah biramurenga ati ngiye hejuru y'ibyo nakoze byose numva gutanyakira cyangwa se utakongera kuvugana nanjye, ariko rwose nishimiye ko umbabariye, nishimiye kunyumva, nanjye ubu narahindutse, kandi ndakwinginze numpa akazi tuzakorana neza nta kibazo. Birangije akomeza kumubwira ati ikindi, ese wanyemerera tukaza gusangira nimugoroba basi? Undi aramubwira ati akazi karangiye nakubwira, ariko nta kibazo, nta kintu nakima inshuti yanjye. Barabyemeranyije, umubano wabo urakomeza, amuhereza n'imyirondoro ye ndetse n'ibindi byose byari bikenewe kugira ngo amuhe akazi. Undi aramubwira ati humura, akazi ndakaguha rwose, ndabizi yuko uko byagenda kose ibisabwa ubyujuje. Aramubwira ati rwose byose ndabona birimo uko tubishaka, akazi urakabonye. Yaje kumusuhuza amuha kuzahirwa mu kazi ke. Turabashimiye, turabakunda cyane.